ndagira ngo mbamenyeshe ko iyi nkuru Isheja kuva ku gice cya mbere kugera kuri iki gice cya 98 ari season ya mbere ariho tuyirangirije. Bivuze ko season ya kabiri y'iyi nkuru Isheja, ubwo ni Isheja season ya kabiri episode ya mbere, impinduka zigiye kuba nuko iyi nkuru igiye gutangirira kuri YouTube channel yitwa Imirasire TV. Nkuko mubibona, ku mpamvu zo kugira ngo habeho umutekano w'inkuru tuba turi gukora, byabaye ngombwa ko iyi YouTube yitwaga Imirasire TV kabiri tuyihindura Imirasire TV Media. Bityo rero iyi nkuru Isheja season ya kabiri episode ya mbere irahita itangirira kuri Imirasire TV YouTube channel yitwa Imirasire TV. Ni kimwe n'inkuru Umusaraba Sigiti, n'inkuru Umusaraba Sigiti episode ya 56 season ya mbere zabirangiye. Season ya kabiri duhite tuyikomereza nayo kuri Imirasire TV, mu gihe turi gutegura n'izindi nkuru zose tuzajya tuzinyuza kuri channel yitwa Imirasire TV. Reba hano hasi muri description niba Imirasire TV utarayibona, ukandeho subscribe. Ni YouTube channel dusanzwe tunyuzaho inkuru zacu, Ibango ry'ibanga, Urukundo nyarukundo, Ibanga ry'ubuzima, Akaramata ndetse n'izindi nkuru tugenda tubagezaho. Nizere ko mugiye kwihanganira izo mpinduka, niko natwe tubisaba kubera ko iyi YouTube bisaba gukurikiza amategeko yayo, bityo natwe tubinyuza mu nzira zose zishoboka kugira ngo dukurikize amategeko yayo. Imana ibaha umugisha, twe n'abantu dukorana turabakunda cyane. Dr Inshuti yakomeje kwandika agira ati, ibyo kwita kuri Isheja byari byagiye mu biganza by'Irakiza, gusa ibitekerezo byanjye byo byari biri kumutekerezaho buri kanya. Urukundo ntirufatika nubwo rusobanurwa n'ibintu bifatika. Urukundo ntirugaragara ariko ibigaragara nibyo biruhamye. Urukundo ntiwarwumva ruvuga ariko akanwa kacu niko karusobanurira imitima tuba dukunda. Nubwo nari ndi kure y'Isheja, igicucucucu cyanjye kitari iruhande rwe yari yasimbuye ibitekerezo mu bwonko bwanjye. Uwari kumfasha agakwedura amatwi akaba maremare nkayageza kuri icyo cyumba Irakiza ari Isheja bari barimo, nkajya numviriza ibyo bari kuganira nkamenya neza niba Irakiza atari kungambanira. Ibyo nibyo byari ibyifuzo byanjye ariko ntibyari bishoboka. Nakomeje kwita ku barwayi nk'ibisanzwe. Uwo munsi wari umunsi wo gusura se wa Munguji, nawe yari yaje gusura umuhungu we. Umuhungu wari witezweho kuzaba umuhinzi uhetse umuryango, ariko ibiyobyabwenge yishoyemo bikamwima amahirwe yari afite ndetse n'inzozi ze zose. Akenshi bivugwa ko amahirwe aza rimwe mu buzima, ko iyo agucitse nta yandi wongera kubona. Si byiza kwangiza amahirwe yawe, ariko nta mpamvu yo kwiheba kubw'ibyo wari ufite bigiye. Ku isi nayo ikurangiriyeho, haba hakiri igihe cyo kubaho nacyo gifite amahirwe yacyo, nubwo ataza asa nk'aya mbere. Uko igihe kiba kibitse amahirwe ni nako kiba kibitse ibyago, kuko ibyo byombi ntibisigana, biba biri kumwe agatoki ku kandi, bigenzwa no kugerageza ubuzima bwacu. Se wa Munguji nawe yari yihebye kubwo kubura umuhungu we, akamubura ahagaze, akamubura amurebesha amaso. Uwo Munguji yari afite icyaha cy'uko yishe nyina kandi amukunda cyane, gusa nawe ntiyari we. Byari ibiyobyabwenge byari byaramurenze bikangiza ubuzima bwe bwo mu mutwe. Nasanze se wa Munguji aho yari ari yicaye ategereje umuhungu, nuko ndamwegera nicarana nawe. Yari umugabo w'umukire udafite icyo abuze mu butunzi, ariko adafite amahoro mu buzima. Ibyo byose yari ari kubona nta mumaro. Amafaranga yose yari afite nta byishimo yari kubasha kumuha, kandi ari byo yari akeneye. Indoro ye yari yuzuye kwiheba ndetse n'agahinda. Ibikomere by'urupfu rw'umugore we nabyo ntibyari byagakira. Agahinda niko kari komora ishavu ryari ku mutima we. Njye na se wa Munguji twicaye dutegereje Munguji ko akanguka, kuko yari yasinziriye. Ambaza uko umuhungu we amerewe.
Namubwiye uko ameze ko atari ibya kinyarwanda ahubwo ko ari ukuri, kuko Mungoji yari atangiye kujya asobanukirwa ibintu n'ibindi. Nubwo atari yakamenye ko ibiyobyabwenge byamuteye kwicira umubyeyi, ayo yari amahano n'ibisekuru bizamuhanira. Nakomeje kubwira se wa Mungoji ko nabo bafite uruhare mu byabaye byose, ubwo bamubuzaga kujya gukina umupira w'amaguru kandi yarabitsindiye ndetse abishoboye. Se wa Mungoji yarahindukiye arandeba, abanza kwiyumvira, nuko arambaza ati, ese kurera umwana mutoza kwiga nibyo bibi? Imyumvire ntiyari yagahinduka, yari agitsimbaraye ko umwana aba agomba kwiga kugira azagirire igihugu akamaro. Nyamara ibihe byo byarahindutse kera, ntabwo abagirira igihugu umumaro bibasaba kuba barize, ahubwo buri wese mu ruhande rwe mu byo akora byose yaba uw'ingenzi ku gihugu cye akakigirira umumaro ndetse akawugirira n'abagituye. Naramusubije nti, ikosa si ugutoza umwana kwiga, ahubwo ni ukumubuza gusanga inzozi ze. Narakomeje ndamubwira nti, umunsi wamubujije gusanga inzozi ze ntiwari ukiri umubyeyi, ahubwo wahise uhinduka urukuta rwamubujije kugana imbere. Se wa Mungoji yambwiye ijambo buri mubyeyi akunda kuvuga iyo yumvisha umwana muto ari kumuhana. Yarambwiye ati, humura nawe uzabyara. Yahise anyibutsa nyogokuru wakundaga kumbwira ati, uri Rwanda nawe uzabona. Mungoji yari umwana w'igikundiro iwabo, ariko ibyo ntibyari byaramubereye amahirwe, ahubwo byamubereye ibyago. Mu gihe kuvukira mu muryango mwiza aba ari inzozi za buri wese, yumvaga umuryango nk'uwo yawuta akagenda aho bazamwemerera gukurikira inzozi ze. Se wa Mungoji yambwiye ko atazongera gukunda ukundi, ko umugore we wishwe n'umwana we ari we mugore mwiza Umuremyi yari yaramuremeye. Nabonaga asa adashaje ariko akiri uwo gukunda nubwo atarabishaka. Yambwiye ko urukundo rwagiye mu mva bashyinguyemo umugore we, ndetse n'ubwiza bw'abandi bakobwa n'abagore nabwo bwashyinguwe muri iyo mva. Urupfu ni inzira twese tunyuramo, nubwo tuyinyuramo mu buryo butandukanye. Bamwe barasaza ukumva ngo bashaje, abandi nibwo baba bakivuka ababyeyi babo ntibagire amahirwe yo kumva ayo marira y'abana baba baribarutse. Abo nabo urupfu ntirujya rubarebera izuba. Hari abasore ndetse n'inkumi baba bakomeye bakandagiza ibirenge ku butaka, isi igahinda umushyitsi. Abo nabo Nyamuzindi iyo yavugije impanda abahamagara ngo bajye kuba abagaragu be, nabo baragenda. Ntaho urupfu rutagusanga, nubwo wakubaka umuturirwa ukarenzaho n'ibikoresho bikomeye by'uburinzi, ukagwiza ubutunzi, ugashakisha n'abakomeye bo kukurinda. Nyamunsi ntirara bushyitsi. Iyo umunsi wawe wageze nta jambo uba ugifite, abakomeye n'ibyo bikomeye ntibaba bikiri ibyo kukurengera. Nyirikamba aba yaje, uba ugomba kuyoboka ukemera ukarambura akaboko akakujyana iyo ashaka wowe utazi. Buri wese muri ubu buzima, yewe n'uruhinja rw'isegonda rimwe iyo rupfuye rupfana imigambi. Ubuzima bwo kubaho tutanyurwa buri munsi ari uw'igitambo turi gushakisha ibyishimo, ntabwo butuma tugera ku gasongero nuko dutuze. Buri joro aba ari iryo kwisuzuma, tureba ibyo tutashyize ku murongo ndetse n'ibyatunaniye, ariko ntaba ari ijoro ryo gutuza, ahubwo aba ari ijoro ryo guhiga iby'uwo munsi ukurikiyeho. Ubuzima bukaba ubwo kugeza igihe bugereye ku iherezo. Urupfu ntirwita ku byo tuba tutari twarangiza, niyo mpamvu iteka rutubabaza iyo rutwaye iwacu. Ibyo byose se wa Mungoji yari abizi, ariko kubigira isomo yakubakiraho ubuzima bwe nyuma y'urupfu rw'umugore we yakundaga cyane byari byaramunaniye. Si uko yari ikigwari, ahubwo agahinda kari karashimuse intimba ye. Mungoji yaje kubyuka amenyeshwa ko afite umushyitsi, nuko aza adusanganira. Mungoji yageze aho ku bitaro ari umwanzi wa se, ntiyabaga ashaka kumuvugisha habe no kumubonaho. Ibyo nibyo se yari azi, ariko yatunguwe no kubona Mungoji aza amwenyura ndetse amwereka urukumbuzi rwinshi.
Se wa Munguji yarishimye nuko arahaguruka arambura ibiganza ahoberana n'umuhungu. Nanjye narishimye kubona Munguji wafataga se nk'umwanzi ari kumusuhuza nk'umubyeyi. Se n'umwana baraganiriye, Munguji atangira kubwira se ko ashaka kuva mu bitaro yumva yakize, ariko ikimenyetso cy'uko atari yagakira nticyari kure kuko Munguji yari akiri kubaza se impamvu atazanye na nyina. Munguji ntiyari ari kwibuka ko uwo nyina ahora avuga ndetse akaba amukunda cyane atakiri muri iyi si y'abazima kubera we wamwivuganye yanyoye ibiyobyabwenge. Buri uko Munguji yabibajije se aho nyina ari, se yamubeshyaga ko ari mu mahanga yamusaba ko yamuhamagara bakavugana, agashaka ikindi kinyoma cyo kubwira umuhungu. Byose Munguji yarabyizeye ndetse atangira kubwira se ko amukunda, ijambo atari yarigeze amubwira kuva mu bwana bwe. Munguji yari ari guhinduka, Twagira yari ari kumwitaho ku buryo bushoboka bwose. Se yaramurebye aramwishimira, agira icyizere cy'uko nubwo yabuze umugore we byibura umwana we ari kuva ikuzimu agana ibuntu. Amasaha yaragiye, umugabo yari umucuruzi ugomba guhora ku bucuruzi bwe kugira abashe gukomeza imitungo yasigiwe n'umugore we. Yakoraga he agakora n'aho umugore we yasezeye ku muhungu asiga amubeshye ko ubutaha nagaruka azagarukana na nyina. Yabivuze ashinyiriza kuko yari azi ko nyina wa Munguji yapfuye hashize igihe baramurengejeho agataga. Munguji yansezeye ambwira ko akumbuye ko dukina umupira. Namubwiye ko nkiri gukora imyitozo kuko nshaka kuzamutsinda akemera ko ari umuswa. Se yafashe umwanya wo kwitegereza umuhungu we nubwo yari amusize aho ku bitaro. Yari yishimiye intambwe umuhungu we yari amaze gutera, gusa ababazwa nuko yari amubeshye ko nyina akiri muzima. Ayo niyo yari amahitamo kugira abashe kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe bw'uwo muhungu. Munguji yarinze arenga, se akiri kumureba yari ashaka ko batahana ariko nticyari cyo gihe. Nk'umubyeyi ntiyigeze acira umuhungu urubanza rwo kuba yarishe nyina, ahubwo amakosa yose yayashyize ku biyobyabwenge byari byaragize imbata Munguji. Yari umugabo uvuga ukuri igihe cyose ndetse akunda gusenga cyane. Yabonye Munguji amaze kurenga, abumbura akanwa ke yizeye n'umutima we, aramubwira ati umbabarire kubwo kukubeshya mwana wanjye. Ubuzima ni igitangaza, hari ubwo ikinyoma aba ari ukuri kwatabara ubuzima bwawe ndetse n'ubwa benshi, kandi amategeko akomeye agenga ubuzima adusaba kutabeshya. Hari n'ubwo guhunga aba ariyo nzira yonyine yo kuzaba intwari y'ahazaza. Njye na Twagira twamaze guherekeza se wa Munguji. Twagira yari ari kumusobanurira aho umurwayi we ari kuva ndetse n'aho ari kugana. Byose byari biri mu nzira zitanga icyizere. Se wa Munguji adusaba no gushimira ubuyobozi bukuru bw'ibitaro, nuko Twagira nawe amusezeranya gukora ibishoboka byose kugira umuhungu azakire, ndetse namara kumenya ko ari we wiciye umubyeyi ntazahungabane na gato. Twagira yari ari gutegura iyo nzira ariko ategura ibitekerezo bya Munguji. Se wa Munguji yaragiye, nuko natwe tugaruka mu bitaro. Twagira yanyibukije ko wase anwitiye umwana ariko abinyibutsa ari gutebya ambaza izina nzita uwo mwana. Namubwiye ko ntamwita izina ntaramenya niba ari umuhungu cyangwa umukobwa. Twagira yambajije yisekera, nuko agiye kuntungura arambwira ati mu minsi mike ndashinga ivi. Naratunguwe, mubaza uwo mukobwa ugiye kumutera guca bugufi agashinga ivi rye ku butaka kugira amwambike impeta gusa. Yaramwenyuye arambwira ati uramuzi? Musaba kumumbwira nuko abanza kwitonda, arandeba ati warakoze. Sinari ndi gusobanukirwa, mubuza gukomeza kunyicisha amatsiko. Agiye kuyamara arambwira ati uw'amahoro. Naguye mu kantu ndamubaza nti afande umupolisikazi? Nishimiye kumva ko inshuti zanjye ebyiri zagezaho gukundana ndetse bakaba bari gutegura no kubana.
namuhaye ikiganza mwifuriza amahirwe masa. Twagira arambwira ati wowe uzicuza, uw'amahoro azagucika ndetse n'uwasagucike, kandi Sheja ntazaba uwawe. Buri jambo ryose Twagira yambwiye ambwira ko ntazigera mbana n'Isheja. Ubu nibwo njya nditekerezaho, nubwo amahitamo nari mfite icyo gihe yari amahitamo yo gukunda Isheja gusa, nkamukunda ari wenyine ndetse ntamuryarya. Nabuze icyo namusubiza, mubwira ko ikizaba cyose nzacyakira kuko ariko ibihe bizaba byagennye. Twagira yaranyitegereje arambaza ati ese wamenye ko umubyeyi w'Isheja ari hano? Sinari nigeze mbimenyeshwa. Nibajije ukuntu nyina w'Isheja yaje ku bitaro, simbimenye. Nasezeye kuri Twagira nihuta, abanza gukomeza akaboko kanjye, nuko arambwira ati Dr Nshuti, rekura Isheja usanga umubyeyi utwite umwana wawe. Sinabitekerejeho, ahubwo nahise mwiyaka, nuko ngenda nihuta njya gushaka Isheja. Nageze mu cyumba Isheja barimo, ndamureba. Njya aho abaje gusura bahurira n'abarwayi, naho sinamubona. Nashakiye mu bitaro hose Isheja na nyina sinababona. Nubuye amaso mbona Isheja na nyina bari gusohoka mu biro by'Irakiza. Basohotse bamwenyura, mbona bishimye, bari kwerekeza aho imodoka y'Irakiza iparitse. Nashatse gutera intambwe ngo mbasanganire, mbona Irakiza nawe arasohotse, afunga ibiro bye neza, asanga Isheja na nyina ku modoka, nuko abafungurira imiryango y'inyuma. Nyina w'Isheja yanze kwicarana n'Isheja, ahubwo aramusunika amusaba ko yajya kwicara imbere akicarana n'Irakiza. Isheja yabanje kwiyumvira, Irakiza nawe abanza kumwenyura, nuko abanza gufungira umuryango umukecuru, nuko arahindukira ajya gufunga imbere ku mwanya w'iruhande rwe. Isheja yarinjiye, nuko Irakiza aramufungira. Irakiza yarishimye, njye nuzuye amatsiko y'ibyo agiye gukora. Nabonye yatse imodoka, nuko basohoka aho mu bitaro. Umutima warandiye, numva urukundo ruri kumva mu mutima ruri kugenda. Byanyanze mu nda, nanjye mfata moto nkurikira iyo modoka. Nasabye umumotari kutayiva inyuma. Urukundo ni rwo ruganda rukora ubushobozi bw'umuntu. Muri ako kanya nari mbaye umutasi, amatsiko yendaga gusandaza igituza cyanjye, umutima nawo uri gutera cyane. Imodoka yagiye yerekeza aho Irakiza atuye, ku nzu ye nziza. Inzu yari inzozi z'abasore benshi bo mu kigero cyacu. Sinari kurenga aho, umumotari yaraparitse, nuko arigendera. Nanjye mpagarara ku marembo y'uwari inshuti yanjye, ariko akaba ari kuntwara urukundo. Amarembo nari narahawemo ikaze, ariko natinye kuyinjiramo ngo nsanganire uwo nkunda. Bari bafite urugwiro rwinshi cyane. Isheja yari ari gukubita agatwenge, aho kubyishimira bikambabaza, kuko sinjye yari ari gusekera. Nabonye ko ibyiza biba byiza ari uko biri mu biganza byacu. Iyo ari iby'abandi ntibiba ari byiza, ahubwo aba ari ibyifuzo byacu. Nateye intambwe buke buke, nshaka aho nakwerekeza muri iyi si nkahabura. Nahisemo kujya iwanjye nkajya kureba umujyanama mukuru, ariwe Kwizera, inshuti ikiri nto ndetse y'umwana twamenyanye ku bw'ibyago byo muri ubu buzima. Nasanze Kwizera avuye mu ishyamba gushakisha ibimera nari ndi kubura kugira ngo nkore umuti wo gufasha Isheja. Kwizera yari yabibonye icyatsi kimwe ku kindi, ndetse yari yasoromye byinshi, kuko yari akeneye no kubitera iwanjye kugira ngo ninongera kugira umurwayi nkeneye ibyo bimera bitazandushya njya kubishaka mu mashyamba. Nari nacitse intege ndi kubona uwo ndi gushaka ari kuntera icuma nturutse inyuma. Kwizera ntiyatinze kubona ko nihebye, nuko ambaza impamvu. Namubwiye byose uko bimeze, ndetse n'uko mvuye kwa Irakiza aho yagiye kwakirira Isheja na nyina. Kwizera yarambwiye ati mbere y'uko ukunda Isheja uri umuvuzi. Yakomeje ambwira ko Isheja icy'ingenzi atari ugukunda Isheja, ahubwo ari ukumuvura nawe agakira.
yanyibukije imidari yose mfite, ambwira ko ntayihawe kubera urukundo rwinshi nari mfitiye abo navuye, ahubwo ari uko nakoze akazi ngomba gukora kandi nkagakora neza. Kwizera yari ari kumva byoroshye, nyamara byari bigoye umutima wanjye, kuko nubwo Isheja yari umurwayi naramukundaga ndetse mbizi ko nawe ankunda, kandi n'ikosa ryari riri kumutera kujya kure yanjye ni jye wari warikoze. Kwizera yamfashije kuvangavanga ibyo bimera ngo bivemo imiti, ari nako ijoro naryo riri kuza. Kwizera yansabye ko nararaho nkazinduka njya ku bitaro, ndabyanga, ahubwo musaba kurara atunganya uwo muti, nkabanza najya kureba Isheja nkamubaza impamvu ari kunsiga kandi ankunda. Ibibazo byari byinshi kandi niyo wari uri kunsubiza nkabona gutuza. Nasezeye kuri Kwizera mubwira ko nzagaruka ku munsi w'ejo, nuko nawe arandeba arambaza ati ese ko nawe ugiye kurwara uburwayi bwo mu mutwe uzavurwa nande? Sinamusubije, ahubwo nagiye nihuta. Nageze ku biro ngana ku cyumba cy'Isheja nsanga harakinze, ndebye ku biro by'Irakiza nsanga naho harakinze. Mbajije abaforomo bambwira ko kuva Irakiza yagenda atari yagaruka. Nahamagaye nyina ambwira ko yatashye ariko yasize Isheja kwa Irakiza. Siniyumvishije uburyo Isheja aramara ijoro ryose kwa Irakiza. Inkuru yanditswe na Ruziramuhwe, murakomeza kuyikurikira kuri channel ya YouTube yitwa Imirasire TV. Ndagira ngo mbamenyeshe ko iyi nkuru Isheja kuva ku gice cya mbere kugera kuri iki gice cya 98 ari season ya mbere ariho tuyirangirije. Bivuze ko season ya kabiri y'iyi nkuru Isheja, ubwo ni Isheja season ya kabiri episode ya mbere, impinduka zigiye kuba nuko iyi nkuru igiye gutangirira kuri YouTube channel yitwa Imirasire TV. Nkuko mubibona, ku mpamvu zo kugira ngo habeho umutekano w'inkuru tuba turi gukora, byabaye ngombwa ko iyi YouTube yitwaga Imirasire TV kabiri tuyihindura Imirasire TV Media. Bityo rero iyi nkuru Isheja season ya kabiri episode ya mbere irahita itangirira kuri Imirasire TV YouTube channel yitwa Imirasire TV. Ni kimwe n'inkuru Umusaraba si igiti, n'inkuru Umusaraba si igiti episode ya 56 season ya mbere zabirangiye. Season ya kabiri duhita tuyikomereza nayo kuri Imirasire TV, mu gihe turi gutegura n'izindi nkuru zose tuzajya tuzinyuza kuri channel yitwa Imirasire TV. Reba hano hasi muri description niba Imirasire TV utarayibona, ukandeho subscribe. Ni YouTube channel dusanzwe tunyuzaho inkuru zacu, ibango ry'ibanga, urukundo nyarukundo, ibanga ry'ubuzima, akaramata ndetse n'izindi nkuru tugenda tubagezaho. Nizere ko mugiye kwihanganira izo mpinduka, niko natwe tubisaba kubera ko iyi YouTube bisaba gukurikiza amategeko yayo, bityo natwe tubinyuza mu nzira zose zishoboka kugira ngo dukurikize amategeko yayo. Imana ibahe umugisha, twe n'abantu dukorana turabakunda cyane.